Muraho neza bene data, nongeye kubaha ikaze aho muri mwese mudukurikira. Imana ibahe umugisha. Bahaye ikaze kugira ngo tubane umwanya mutoya tugiye kuganiramo ijambo ndetse n'indirimbo. Imana ibahe umugisha. Ndabashimira cyane kandi by'umwihariko mwebwe mufata umwanya wanyu mukabasha gutegera cyangwa se gufungura iyi video mukayitegera ndetse kugeza irangiye kugira ngo mubashe gufashwa n'ibirimo ari byo jambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Muri henshi hatandukanye, ndiyegereza abari Canada muradukurikira, ndiyegereza abari Amerika muradukurikira, ndiyegereza abari Australia muradukurikira, ndiyegereza abari Afrika muradukurikira, abari hirya no hino tavuze mu mazina ariko nzi neza ko mudukurikira, kandi habe n'abatadukurikira uyu munsi wenda bataramenya iyi channel yacu, ikindi gihe bazadukurikira. Rero umuntu wese ufata umwanya akabasha gufungura iyi video akabasha kumva ijambo ry'Imana, Imana imuhe umugisha. Mbahaye ikaze rero kugira ngo tubane muri byose, mubashe gufashwa kandi tubashe gufatanya muri no rugendo muri byose kugira ngo turushirizeho gukomeza uru rugendo. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mana, mu izina ryawe Yesu ndaje imbere yawe kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Nabarenje ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Ndakwiyegereje muri uyu mwanya, uko ungana kose uba uguhesheje icyubahiro. Sabiye umuntu wese uzabasha gufungura iyi video, uzabasha kureba iyi video, umuhe umugisha. Uzamusange mu ijambo, uzamusange mu ndirimbo, ibyifuzo ashobora kuba afite, abona ko ntaho bishobora gukemukira, nta wamwumva. Uri Imana ye, uri Imana izimenya mu mitima, uri Imana izi buri muntu n'ibyo atekereza n'ibyo yibwira. Uhaze kwifuza ku muntu wese uzabasha kumva iyi video, uko ijambo ryawe ni ihumure, rihumuriza abababaye, rihumuriza abacitse intege, rihumuriza ababuze uko bagira. Ni wowe humure, kandi humure ryose turisanga mu ijambo ryawe. Rero Mana, umuntu wese uzagirirwa ayo mahirwe yo kumvira ijambo azahumurike kandi azabone igisubizo cy'icyifuzo ciwe. Urakoze Mwami nyiribihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Reka tubane mu ijambo ritoya hano tugiye gusoma. Turi busange mu ngoma ya mbere igice cya 4. Reka dusome guhera ku murongo w'9. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati, namubyaranye agahinda. 10. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukankura ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukakubona, nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Bene data, ndashaka kuvuga gatoya hano muri iri jambo. Yabesi ni umwe mu bakomoka mu muryango wa Yuda, bava mu rutonde rw'abakomoka kuri Yuda. Nyina yaramubyaye amwita Yabesi, nk'uko natwe twese twavutse ababyeyi bakatwita amazina, buri muntu agira amazina atandukanye. Ariko Yabesi byari bisobanuye ngo agahinda. Ni umwana wavutse ku mubyeyi wari ufite agahinda. Yaramwise Yabesi kubera ko yamubyaye afite agahinda. Ariko
nashatse kubabwira ahangaha ku mbaraga z'Imana zirenze iz'ababyeyi cyangwa se zirenze iz'abantu batwita, zituruka mu masengesho. Yani amasengesho ashobora guhindura amazina twiswe ku babyeyi wenda atari meza, cyangwa ibyo abantu batwise ku mpamvu zabo, cyangwa isitati yacu iyo twabayemo igihe kirekire itatunyuze, itatunejeje, ishobora guhindurwa n'Imana kubera ko wasenze. Aha ndavuga ku mbaraga z'amasengesho zahinduye izina rya Yabesi aho umunyamugisha, kubera ko yabitahuye wenyine afata umwanya. Hano ku murongo w'10 havuze ngo Yabesi, ku murongo w'10 havuze ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago, nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha icyo yasabye. Ubabajwe n'ikiri kukubaho uyu munsi, ubabajwe n'agahinda runaka wisanze mutagizemo uruhare, yenda kavuye mu bisekuruza cyangwa n'ibindi. Ubabajwe n'izina ryawe. Hari abantu bakunda guca umugani bakavuga ngo niba ari umugani, niba ari imvugo sinzi, ngo izina ni ryo muntu. Hari igihe rimwe na rimwe koko, kandi ni na byiza kwita neza, usanga umuntu niba baramwise ngo Matezo ugasanga koko arayagira. Ariko mu by'ukuri icyiza cya Yabesi yamaze gutahura neza ko hari imbaraga zishobora kumuhindurira izina yahawe n'ababyeyi ariryo gahinda. Aratakambira Imana ya Isiraheli kugira ngo ibashe kumuhindurira izina, kandi Imana yamusubije ibyo yayisabye. Bene data, waba ufite ikibazo kikunaniye, waba ufite ikintu wenda wisanzemo ubona nta handi mbese cyamenekera, waba ufite umusozi uri imbere yawe uwumvana utawikuramo, takambira Imana ya Isiraheli irakumva. Imana yacu izayumva gusenga kumaraho ibikomeye byose, gusenga kumaraho imbaraga z'abadayimoni, gusenga kumaraho ibintu byananiranye, ibyari byitwa ko bigomba kubaho, imihango igomba kubaho yagenwe ngo ikitwebe kiza kigenda gutya. Iyo wasenze kiza kivaho. Hari ibyo byarananiranye mu buzima bwawe, senga. Na Yabesi yarasenze kandi Imana imuhindurira izina. Noneho ibaze gusenga izina ababyeyi bakwise, ariko ugasenga Imana ikarihindura. Sinkanzwe wenda ikibazo waba ufite runaka, usenge Imana niyo yonyine ishobora kuguhindurira amateka, ishobora kuguhindurira agahinda wagize karekare cyangwa se kanini k'igihe kirekire. Nusenga Imana izabihindura. Gusenga bene data ni intwaro ikomeye. Hari abandi bantu nzi nabo basenze, namwe muzi dusanga hano muri Bibiliya. Paulo na Sila barasenze bari muri gereza, bararirimba barasenga. Iminyururu yari ibabushe irafungwa kubera imbaraga zo gusenga. Nawe hari ibyo wasengeye birarangira, Imana irabikemura. Byari bigukomereye, Imana irabikemura. Na n'uyu munsi ya Mana iracyahari. Musenge, Imana izabagwanirira. Musenge, Imana izabakuriraho karande. Musenge, Imana izahindura amateka mu miryango yanyu. Musenge, muzahindurirwa. Ugende wishiriraho icyo ukeneye guhindurirwa, nusenga uzabihindurirwa, kuko Imana yacu ni Imana izayumva ibyo twayisabye kandi ikabidusubiza. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ijambo ry'Imana ribaganze. Tugiye
gusengana namwe mu ijambo rigufi mu ndirimbo kugira ngo Imana idufashe ibashe kutuneshereza byose biri imbere yacu, byose bidukomereye imbere yacu, itugwanirire kuko niyo mbaraga zacu yonyine, niyo mbaraga zacu. Ntacyo twakishoboza tutari kumwe nayo. Niyo iturinda amanywa na nijoro, niyo iturinze kandi niyo mbaraga zawe ndetse niyo mbaraga zacu. Rero Imana ibahe umugisha, mugire kwizera ko hari ibyo Imana ihinduye mu buzima bwanyu. Murakoze cyane.
Isso! Meu Deus!